reka nkubwire ikintu cya mbere nabwira ikintu bita umukobwa. Dore ikintu gitesha umukobwa umurongo. Naho waba ubu wa mbere ku kigo cyose mu mukobwa we. Naho waba uri mwiza ukaba Miss. Uwo uri we wese haba mu mubiri haba uburebure n'ubugari naho waba nta nenge ufite. Ariko ukagira indwara yo gukunda abagabo n'abasore. Hita umenya ngo imbere hanjye ntihahari. Hita uhacamo umurongo. Wenda ubu wa mbere mu ishuri, hanyuma ubu wa mbere mu kigo, ubu wa mbere mu gihugu, uzi ko ufite indwara yo gukunda abagabo n'abasore, ukitwa umusambanyi. Hita uca umurongo mu iterambere ufite, uhita uvuga ngo n'ubu ubwenge nubwo mbu wa mbere mbigize 0, nubwo ndi mwiza mbigize 0, nubwo nteye neza abantu bose bavuga ati uri icyuki mbigize 0. Iyo niyo ndwara ya mbere yica amahirwe y'umukobwa. Reka nkubwire ikintu cya mbere nabwira ikintu bita umukobwa. Dore ikintu gitesha umukobwa umurongo. Naho waba ubu wa mbere ku kigo cyose mu mukobwa we. Naho waba uri mwiza ukaba Miss. Uwo uri we wese haba mu mubiri haba uburebure n'ubugari naho waba nta nenge ufite. Ariko ukagira indwara yo gukunda abagabo n'abasore. Hita umenya ngo imbere hanjye ntihahari. Hita uhacamo umurongo. Wenda ubu wa mbere mu ishuri, hanyuma ubu wa mbere mu kigo, ubu wa mbere mu gihugu, uzi ko ufite indwara yo gukunda abagabo n'abasore, ukitwa umusambanyi. Hita uca umurongo mu iterambere ufite, uhita uvuga ngo n'ubu ubwenge nubwo mbu wa mbere mbigize 0, nubwo ndi mwiza mbigize 0, nubwo nteye neza abantu bose bavuga ati uri icyuki mbigize 0. Iyo niyo ndwara ya mbere yica amahirwe y'umukobwa. Yes, amahoro nshuti mumeze neza. Turi kumwe na Masharene official. Tuba turi kumwe mu biganiro bitandukanye. Kora subscribe, ushireho comment, ukore like, ukore share, uraba ugize neza cyane. Agira ibiganiro byinshi, ikitwa ngo umusirikare, hari ikitwa ngo tegura ejo, hari ikitwa ngo menya nibyo, hari ikitwa n'ibindi byinshi na filime n'ibindi byinshi agenda afite. Ndizera ko mugubwa neza kuri channel nziza iriho ubutumwa bwiza, ibiganiro n'inyigisho. Ndizera ko mugera mu mwuka. Mashene umeze neza? Meze neza ndashimye Imana. Wambaye neza abana. Urakoze. Urakoze. Wambaye nk'abana bato. Ko nubundi ntago nshaje. Ntago ushaje? Okay, umubyeyi w'abana 5. Umubiri inyuma harasaza ariko imbere. Tugakomeza tuba abajene. Gira imbaraga n'izikiza. Nzaba nkiri uzabukiri inkumi. Umuntu akubonye atavuga ati ni inkumi kabisa. Akahita avuga ati ariko nubundi ngomba kuba ndetse gusaza kugira ngo mbanze nkore. Uvuga ubutumwa bwiza. Yego. Kandi sinabuvuga nububa. Birumvikana. Umuntu akubonye atabona ko kwambara ikanzu yakubera, ndavuga ivara. Amaniga yahaje. Turamaniga. Yego. Ariko narebera amaharangeta. Komeza turi mu kiganiro. Ntabwo ugize guhagarika. Yego. Umuntu akubonye avuga ati kanzu yamubera kabisa. Ubwo muranyumvira. Ikanzu se hari umuntu itabera? Kubamba ni mama arabitabera ariko. Ikanzu se? Nawe ikanzu y'umweru y'abageni. Kuranyumvira. Ni imihindo mama muri kunza nawe. Ntawe itabera. Ntawe itabera, nta buri wese aragenda akareba imukwiriye. Imukwiriye. Okay, we nyinshi zagukwira. Imikino yanyu. Okay, turi mu kiganiro cyitwa tegura ejo. Cyane ikiganiro garuka ku rubyiruko ubagira inama. Turi mu gihe cya vacances ku banyeshuri bamwe na bamwe na COVID-19 baje banasabwa kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID. N'abandi bari ku mashuri, ariko kandi turahera ku bigare bikunda kwa ku mashuri. Umuntu akaba afite kopi cyangwa kopine cyangwa afite gufunga inguni. Uno hari abari basigaye bafite ikizamini cya leta ariko usanga ubwo buzima bubayemo, ariko no mu buzima busanzwe bw'iyi minsi kavuga ati ndahageze nciye akagozi reka noho nisige ngire gute nembere nka tumugi. Ndagira ngo ugire imuguru utanga nk'umumama ukunda guhugura urubyiruko mu kiganiro teguresha ubihuze byombi n'ubundi. Okay. Ubundi urubyiruko ruba rukwiye gukora ariko rukagira aho rugarukira. Ruba rukwiye kuvuga ariko rukagira aho rugarukira. Ruba rukwiye no gupanga ariko bakagira aho bagarukira. Mu bintu byabo bakopine babo ku mashuri n'ibyo bakora n'izo nguni, hari ikintu bagomba kumenya. Bagomba kumenya yuko ubuzima bwabo ari bo babutwaye. Ubundi ubuzima bw'urubyiruko
simpe n'urubyiruko ariko n'umuntu wese ubuzima bw'umuntu niwe ubutwara ntabwo ubuzima bw'umwana nohereje ku ishuri ari njye mufitiye ubuzima bwo kumuha minerivare, mufitiye ubuzima bwo kumucunga nkamugira inama, ariko ingaruka azagira burya ntabwo nzazimufasha. Ubwo rero muri uko kuntu kwabo ngo baba bari kuryoshya niko mbyumva, bajye babikora ariko bamenye ko nta handi ubuzima bwabo bubitse muri bo. Barebe ibibafitiye umumaro, barebe n'ibintu bishobora kubangiza hanyuma babireke. Kuko umuntu arirara ngo afite dadi, undi akirara ati mfite mami, agahora muri ayo akibagirwa ko uwo mami afite ashobora kugira inzitizi yo kudakomeza kumubera mami. Uwo dadi afite inzitizi zishobora kumutera kudakomeza kuba dadi. Ubwo rero ubuzima bwabo nibo babufite, ni nayo mpamvu ari bo bakwiye kubucungira umutekano kurushaho, bakareba ibyica n'ibyangiza, kuko ziriya mbaraga batanga biga ni imbaraga zikomeye, ariko bashobora kuzitesha agaciro mu kanya gato. Ababyeyi benshi bakunda kugira igishyika cyangwa kumva umutima udatuje iyo yumvishe umwana yagiye ku ishuri muri ya myaka ya adolescence, akavuga ati uyu mwana mufitiye impungenge. Yarangiza kandi umwana nawe akavuga ati mama aranganira cyane, mama hari ibyo ambuza nshaka gukora. Ese gukanira umwana cyangwa kumubuza ibyo ko yashakaga nibyo byatuma atishora mu nzira mbi? Ariko uko biri kose umwana nta nubwo wanamwemerera kujya mu mafuti no mu makosa, kuko nta kintu cyiza nko kuba wakanira umwana ugira ngo arokoke, abe mwiza, abe muzima. Akagozi avuga ati jya abigira amatsiko. Ariko ibyo mwihaye ajya akamureka. Okay, hari ukuganirizwa, sibyo? Ubundi umuntu aba akwiye gukora ibintu byose bishoboka byatuma umwana we amurinda ikibi. Amurinda ikibi. Wa mwana se uzahura n'ikibi atarakibwiwe na mama we azarakarira umubyeyi, ariko nahura n'ikibi yarakibwiwe uko biri kose azavuga ngo mama yagize gute, yarambujije. Niyo mpamvu gukanira umwana ntabwo nshobora kurenganya umubyeyi ukanira umwana. Gukanira umwana ni byiza, ariko ikintu cy'ingenzi cya mbere ni ukumwigisha. Banza umwigishe, umwereke amakosa y'ikibi akora, hanyuma umukanire. Ariko no kumukanira nabwo ugira aho utarenze, ureke gukabya. Hari igihe nigeze ngenda mu muhanda, mbona umwana wanjye ndi mu modoka ari kugenda mu muhanda, nkabona imodoka ziramugonga. Mana we, ni kuriya yivana agenda mu muhanda, burya ni kuriya bameze. Mana we, ndavuga ningera mu rugo ndi mu mubwira ajya agenda nizehe ku mutima, numva muri njyewe ngo gabanya igishyika, kuko hari n'ibindi akora biruta ibyo ubona. Muri make sifite kujya mushorera ngo mujyane ku ishuri nongere mutahane, uri kumva? Hari igihe rero ugira n'icyo gishyika cyangwa ukagira n'uko gukanira, ugakanira muri bikeya, ariko hari ibindi furani. Ariko gukanira rwose ntabwo umubyeyi yabura kubikora. Ntabwo umwana yataha uko abyumva cyangwa ngo abeho uko abishaka umwihorere, biba bigoye. Abana ba mbere mu myaka itambutse babaga bafite igitsure cya se, umwana agira igihe atahira, agira ukuntu bamukunyuza n'akanyafu. Uyu munsi haravugwa guterwa inda kw'abangavu ndetse n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko cyane cyane, ariko kandi bikanagendana ko uyu munsi umwana afite uburenganzira bwe. Ntabwo ari gupfa kumuhana uko yiboneye, si iki. Ibi binabihuza gute no kugira ngo wa mubyeyi agire igitsure kandi n'umwana amuhe uburere kandi yubahirize n'inshingano zirengera umwana? Okay, ubundi uko biri kose inshingano zirengera umwana ntago leta yigeze ishyiraho uburenganzira bw'umwana bumuhesha gusuzugura ababyeyi. Nta nubwo leta yashakaga ngo bajye kwidagadura uko bashaka, bidagadure no mu bibi. Ahubwo hari ihohoterwa ryakorerwaga abana batashakaga yuko ribakorerwa. Rero abana bumva ibintu nabi. Hari abantu bari bageze mu rwego rukabije. Hari umubyeyi ukubita umwana ukagira ngo ntiyamubyaye. Hari umubyeyi ukoresha imirimo umwana yibyariye ukagira ngo ni mukazi. Buriya leta nikora ikintu mujya mumenya ngo iba yabikuye ahantu kure. Ugasanga umugore ari gukubita umwana nk'uri gukubita inzoka, cyangwa ugasanga umugabo ari guhana umwana, ugasanga umwana yazana ibishyundu yabaye nabi. Biriya bintu nibyo leta yangaga, iryo hohoterwa. Nibwo burenganzira bw'umwana ko akwiye kwirwanaho. Ariko ntago leta yavuze ngo bagende babibyigomeke gusa, ariko njya mbona abana barabyumvise nabi.
aho umwana ashobora kuvuga ngo mfite nimero za ribu mfite, ariko se niba gutera inda ribu izajya gufasha kwitsa umwuka? n'urumogi rukakugira umusazi ugira ngo ribu hari umuti ifite umara ibisazi, umaramo umuntu ibisazi. uko biri kose nabo hatabayeho n'igitsure cy'ababyeyi, abana baba bakwiye kugira urugero, bakagira aho batagomba kurenga. iyo ubonye ukuntu kera abana barerwaga mu miryango, niba uri umubyeyi wabaca ko umwana afite ikibazo cyangwa arimo gukora amakosa ukaba wamuhana nk'umubyeyi ungana nk'umubyeyi we, ukaba wamugira inama, wagira gute, uyu munsi aravuga ati nimukoraho ahubwo biraba ibindi, ubona atabyo biteza ikibazo? Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Abana bahawe uburenganzira ariko bahaye butamwa biyongereraho na ngenda, niko navuga. kuko buriya leta impamvu yabikoze ntabwo yashakaga ko bakomeza kuba ibirumbo, ariko noneho ibintu byica urubyiruko ni byinshi. maze iminsi nkurikirana indirimbo, bafite indirimbo zibashyigikira, none se koko nk'indirimbo byonyine zisigaye ziriho, yego, ziriho abahanzi barimo guhimba. iyo aba bahimbaga indirimbo zubaka urubyiruko, tuba dufite urubyiruko ruzima. ariko ibintu noneho bari guhimba, kandi urebe biriya bintu by'imiziki bikurikiranwa n'urubyiruko cyane. urebye njya mbona abantu bari gufasha urubyiruko gupfa, ukumva indirimbo ngo gira gutya mugire gutya mugire gutya mugire, nuko byumva muri teori bakajya kubishyira muri puratike. ibiri kubica rero ni byinshi. abana babonye ubwigenge, n'ababyeyi nka mugani hari igihe baba bashaka gukosora abo bana ntibabakosore nk'uko bikwiriye, atari bunjyane muri ribu, bintu nk'ibyo ubona ari ibintu byo ku mpera y'isi. niyo mpamvu buri wese aba akwiye gukuramo ake karenge. urabihuza gute? turi mu gihe naho bino misanga mu masaha y'ijoro yigiye hejuru mu y'ijoro hano mu Rwanda, amaradiyo ashaho ibiganiro by'abantu ngo bakuze, ibiganiro by'abantu bakuze bigisha, nabyo nyine byitwa ko ari ukubaka ingo, ariko kumva bareruramo ibintu byo gufasha cyane ingo, ariko ugasanga abana bitegeye amatwi, ahubwo ugasanga urubyiruko bitegeye amatwi cyane. ese biriya byo urabihuza gute n'imyitwarire y'urubyiruko? ikintu wenda navuga aha, hari ibintu biba birenze, abana basinziriye kandi baba bari maso rero, kandi abana bakunda ibintu nka biriya kubi. kandi reka mbabwire, si n'ibyo ngibyo byo kuri radiyo, n'aya macano ibintu ariho, ibintu biri gukorwa n'abanyarwandakazi, ibintu biri gukorwa n'izo ndirimbo zabo, umva ngo bigize abazungu, ngo biganye imico y'ahandi. usibye abantu basenga, ntibasengera urubyiruko rwabo. uri kumva? tuzabacyaha, tubagire inama, tubigishe, ariko noneho ni ukubamanuriraho izindi mbaraga z'amasengesho. kuko hari utaha kare ntaba yagiye no mu bindi bigare akaruhukira muri telefone. ibintu njya nibonera njyenyine kuri telefone, ibintu ndebesha amaso yanjye cyangwa ibyo numvisha amatwi yanjye, bikorwa n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bahi iwacu. twari tuzi ko ari ibinyamahanga, biteye isoni. ari ayo mafilime basohora, ari izo ndirimbo zabo bari gusohora, ari ibiganiro biri gutanga, biteye isoni, biteye ishozi. hari ibyo maze iminsi nkurikirana, nareba ngasanga ni ibyinaha iwacu mu Rwanda biri no guca ku macano y'inaha. najya kuvuga intu baraje barire ngo mana dutabare guma mu rugo ntizi. ndavuga inti rwose ibi bintu biri gukorwa muri iyi si nibyo biri gutuma ikirunga kiri kuruka, iyo mihanda ikagira guteza guma mu rugo, udupfukamunwa ngo imibare yiyongereye. abantu nibanagerageze, bari kwica abana, bari kwica urubyiruko, barwicisha mesaje ziri gutangwa. kandi ibyo bintu biteye isoni, kuko urubyiruko rubyitabira, buriya ari ibintu byubaka nabwo babyitabira. ibyica urubyiruko rero ni byinshi cyane. gusa basenga, nibasenge, njya mbona n'ahantu hasigaraho amasengesho. yego, ibi byose bivuga kugira ngo wenda ufashe urubyiruko urimo uratwumva ngo rutegure ejo. ubundi uvuze wenda tusa naho tugaruka inyuma gato, iyo uvuze ngo tegure ejo, ujya kujya no yireka kuvuga ngo urubyiruko rutegure ejo, wari ushatse kuvuga iki? ni gute umuntu w'umujene uri mu myaka ya adolescence, umwadolescente ushobora gutegura ejo hazaza? yahategura gute ubwo ngubwo ushatse kubivuga? ngewe njya kusohora iki cyigisho cy'ama episode cyo kuvuga ngo tegura ejo rubyiruko, nari nicaye ndareba, ndanatekereza, nanjye niheraho, sanga umuntu ajya apanga. urubyiruko bakunda kugira ibitekerezo biri hafi,
ngewe nari nifuje kubyira urubyiruko waba uciriritse waba ukomeye waba uvuka mu babyeyi bifashije cyangwa batifashije, mba numva ndi kubwira urubyiruko ngo imbere habo nibo bagize gute, nibo bahifitiye. Kuko nasanze urubyiruko umuntu agenda akadamarara, mfite mama mfite papa bampa buri kintu, ariko akirengagiza ko ibyo abona n'ibyo bafite n'abo babyeyi abona ari ibintu bura mu kanya nk'ako guhumbya. Waba warakuze rero wiringiye imbaraga za papa na mama n'ubushobozi bwabo, wamara kububura cyangwa wamara kubabura ugasanga ubaye umuntu uciriritse uri hasi. Ariko ubaye uri umuntu witeganyiriza cyangwa witeguye kubaka imbere hawe imbaraga ari wowe ziturukamo, mama na papa bakaza ari abaterankunga, iwanyu ushobora kubabura cyangwa ukabura ibyo bari batunze, ariko ugakomeza ugakomera kuko amaze gutegura. Nari ndi kubwira urubyiruko ko iterambere ryabo nta muntu uri babikiye. Ugasanga umukobwa yiringiye imbaraga z'umusore umutereta cyangwa umubwira ko afite amaso meza, akiringira icyo, akumva koko iyo myaka ikamushuka, akumva abo bantu bamubwira, umwe ati ufite iminwa myiza, undi yatambuka ati yo buryo ufite ishinya y'umukara, undi yahita ati buryo rero amaso yawe ni uko ameze ati yo, undi yahita ati buryo ugira ibiguru byiza nk'ibyo ati yo. Mbese akumva ayo magambo abwirwa ari urubyiruko, akagira ngo ni amagambo azahoraho, akaba yanajyaniraho. Umwe akamugurira ishakoshi, undi ati tugene nkukorera umusatsi, undi ati mu kiruhuko nzakujyana ku mucanga, undi ati kubaho kwanjye ni wowe, undi ati ubuzima ntukagire icyo ubura, icyo ukeneye uzambwire. Ugasanga imishinga n'imitima y'urubyiruko biheze muri rubanda. Ariko nashakaga kubwira urubyiruko, yaba ari umukobwa cyangwa umuhungu, ubuzima bwawe ntawe ubukubikiye, ni wowe ubwibikiye we ku giti cyawe. Ntabwo ubuzima bwawe buri muri wa musore nubwo kwitaho, ntabwo ari we ubugufitiye. Ntabwo ubuzima bwawe buri muri cya gishuga dadi, ntabwo ubuzima bwawe buri kwa papa na mama. Ubuzima bwawe ni wowe ufite kubukiza cyangwa ukabwica, ni wowe ukwiye kubucungira umutekano. Ya nshuti yawe na washeri na papa na mama n'umuryango bakaza ari abaterankunga, ariko ubuzima bwawe ari wowe ufite. Ni wowe uzabukubita hasi bukarangira, ni nawe uzabwubaka bugakomera. Ukurikije ibivuga n'iyereka ufite n'ifuhe n'agahinda no gushaka kuganiriza urubyiruko udasize n'ababyeyi ko nabo urabaganiriza, ubona ibihe tugezemo bya tekinoloji, ibihe turimo bya porunogarafi, ibihe turimo n'amafilime abantu bareba, ibihe turimo n'izindi ndirimbo wagarutseho, n'imyambarire no kudahana abana babifashe ukundi n'ibindi. Ubona uyu munsi bishobora ko umwana w'umukobwa cyangwa umusore yakwitwara neza kuri urwo rukwiriye? Birashoboka? Ego birashoboka. Ibihe bibi bigoye natwe twagiye tubibamo. Nanjye hari ibihe byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye ibihe nabyirukiyemo, kandi na n'ubu hari ibihe nyuramo, sibyo? Kandi burya nta nubwo ndi n'igikecuru cyane, n'amaraso yo kuba ndi urubyiruko nayarenzeho gato bitari grave, nubwo afite abana 5. Uko biri kose imyaka yaguhaye imbuto z'umuntu ukiri muto. Uko biri kose nanjye ibi bihe ntabaye tayari byampitana. Hanyuma ubundi ibihe byose umuntu yanyuramo afite mu mutwe, afite icyerekezo, afite viziyo, ashobora kubitambukamo. Kuko nimba narabaye mu bihe byo kwihahira no kwigaburira no kwiyambika, nkaba responsable w'ubuzima bwanjye, afite imyaka 14 na 15 mvuye mu kazi ko mu rugo, kandi ibyo bihe nkabasha kubijera, simba umusambanyi, simba ikirara, simba indaya, nkarinda mbu umumama, nkaba ndinze mbyaye 5. Ntabwo umurongo nawufashe ndi umugore ngewe. Umurongo ngenderaho wo kwiha agaciro no kugenda mu murongo muzima nawufashe kuva ndi umukobwa. Ibyo bihe rero bikomeye, mundi mu bihe bikomeye niho intwari zigaragara. Urubyiruko rufite gahunda ruzagaragarira muri ibi bihe. Ibi bihe bikomeye, ibi bihe bigoye, niho hagomba kugaragaramo urubyiruko koko dufite mu minsi iri imbere. Yego ati birashoboka. Wenda tuzaga no ku musozo, niki umukobwa udukurikiye cyangwa se uyu mubyeyi udukurikiye kuganiriza umukobwa cyangwa umuhungu we yakora kugira ngo abishobore? Wenda ibintu ABC bavuga ati yirinze iki, akoze iki yagera ku ntsinzi, akagera ku nzozi ze. Reka nkubwire ikintu cya mbere, nabwira ikintu bita umukobwa. Dore ikintu gitesha umukobwa umurongo, naho waba ubu wa mbere ku kigo cyose mu mukobwa we, naho waba uri mwiza ukaba minsi, uwo uri we wese, haba mu mubiri, haba uburebure n'ubugari, naho waba nta nenge ufite,
ariko ukagira indwara yo gukunda abagabo n'abasore, hita umenya ngo imbere hanjye ntihahari, hita uhacamo umurongo. Wenda uba uwa mbere mu ishuri, hanyuma uba uwa mbere mu kigo, uba uwa mbere mu gihugu, uzi ko ufite indwara yo gukunda abagabo n'abasore, ukitwa umusambanyi, hita uca umurongo mu iterambere ufite. Uhita uvuga ngo n'ubu ubwenge nubwo mba uwa mbere mbigize 0, nubwo ndi mwiza mbigize 0, nubwo nteye neza abantu bose bavuga ati uri icyuki mbigize 0. Iyo niyo ndwara ya mbere yica amahirwe y'umukobwa. Niyo ndwara uramutse uri umukobwa ukirinda ubusambanyi, nawe ibyo birirwa babashuka ngo mukoreshe agakingirizo. Agakingirizo kubwira abantu badukoresheje agakingirizo n'ishashi karapfumuka, uri kumva? Ariko ejo bundi uzaba umukobwa usambane cyane, ujye uhora ukoresha iyo Prudence ngo udatwara inda. Byonyine no kuba wumva ko ugomba guhora mu bagabo uri umukobwa, imishinga yawe se wayikora gute uba mu bagabo b'abandi? Umugore nube n'umukobwa. Ntuba umugore ntuba n'umukobwa, ukaba ikintu cy'ikibura buryo nyine nk'icyo ngicyo. Mbese ntago nagushishikariza gukoresha Prudence, ahubwo nakubwira ngo wirinde, usabe n'Imana imbaraga, urinde ubukumi bwawe, kuko abo bagabo wirirwa usambana nabo nta mafaranga baguha. Mu mafaranga baguha bazaguhamo na kabutindi, kandi kabutindi burya si ukuvuga ngo urwaye sida cyangwa ngo uratwite. Ibyo si byo byago gusa, no kuba abagore b'abandi bakureba ijisho ribi, bakakumenya ngo asambana na wa mukobwa. Icyo gihe ntuba ukiri umukobwa, bakwita agakobwa. Ka gakobwa kanwariye umugabo, uretse abagore 3 nibakwishyiramo ngo batwariye umugabo, nibataguhekesha inyonjo bazagusaza wiruke ku musozi. Iyo dosiye burya nayo irakomeye. Ntabwo ikintu gikomeye ari ukurwara sida gusa, ikintu gikomeye si ugutwara inda mu buryo butateguwe no gutwara abagabo b'abandi. Hari igihe uzahura n'umugore udafite gahunda yo kujya mu ijuru, aguhine bwa bwiza ufite na ya mashuri na rya terambere byose akuzingazingane nabyo. Uyu musore rero nawe inama namugira kugenda atera inda, aho ageze hose atera inda. Nako mwigize ababingwa mu mageto yanyu, ubu ngubu iterambere ryaraje, Prudence rwose ntikigezweho, musigaye mubika ibinini mwabahungu. Ibyo binini uri kubika kugira ngo mbere yuko umusambanya abanza kubinywa, nimba babanza kubinywa, nimba babigenza gute, ukagura amapaki y'ibinini, uti ntakabyara atazakiraho stress. Ibyo binini uba ari umubare wabyo, ujye umenya ngo ni inkota zo kwica ubitsi wawe mu rugo. Hari igihe uzacikwa utere inda rwangendanye, kandi nyambakunda iyo mugeze mu gihe cy'amahitamo ngo mushaka wa mukobwa rwose nubwo twamuteye inda ariko simukunda, ariko muri abajama koko. Ubundi umuntu udakunda ujya kuryamana nawe gute? Hari igihe uzanga kumushaka kandi waramutesheje ubukumi bwe, waranze no kumutunga, kandi mwaranabyaranye cyangwa waramubeshyaga nzagushaka kugira ngo umumarireho irari, nawe baburetse. Ashobora kuzakwikoreza amashashi yose yo muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa ibikapu, akaguha akazi ko gukora isuku muri uyu mujyi wa Kigali kandi udahembwa. Aho ubonye agacupa k'amazi ukakikorera, aho ubonye ishashi ya biswi ukayikorera, wariboga rugenda wemye ukagenda utoragura amashashi. Ntimukagarukire rero mu nyungu zigaragara. Ikindi, abantu bameze gutya Imana ibareba nabi, byonyine no kuba Imana yakureba nabi nabyo nta mahirwe ubufite. Ubwo rero nibisubireho, ibibazo bibari byinshi. Uruhare rw'ababyeyi n'uruhe kuri ibyo bintu kugira ngo wenda wa mukobwa na musore yitware? Uruhare rw'ababyeyi rwa mbere nuko tubera abana urugero, sibyo? Nimba ngewe abana banjye bambonana n'abagabo, bakambonana n'abasore, mba muri ako gakungu kabo, icyo gihe wiza kubigisha uzajya umubwira uti wa mwana we n'abahungu asange nawe ufite abahungu. Ikintu cya mbere tugomba kubera abana bacu urugero rwiza rw'imyitwarire n'imico myiza n'imibanire myiza. Mama, umwana yakureba akabona kuri mama ugira gahunda, utajagarara muri abo bagabo. Abagabo birirwa basimburanywa we mu rugo, nk'abo mu rukiko, nk'abo wazanye mu rukiko, abagabo ngaho abasore. Cya mbere ni ukubabera urugero rwiza. Icya kabiri ni ukubigisha. Icya gatatu ni ukubasengera. Ubwo ni ukuberera imbuto, kubigisha no kubasengera. Ikintu kizarokoka imbuto nabereye ni imbuto mbereye, nibazirokoka bakanga kuzubahiriza nzabigisha. Nibatemera inyigisho zanjye, imbaraga z'amasengesho
zizabampindurira. yego turagushimiye cyane mama Charlene mu kiganiro teguro ejo. Ni ikiganiro tegura urubyiruko, ndizera ko bungutse. Niba uri urubyiruko gikurikire ugisangiza abandi mu magurupe atandukanye. Kino kiganiro cyabagirira umumaro, uraba utanze umusanzu, aho kandi ukore subscribe uzabona ibiganiro nk'ibi ngibi n'ibindi byagufasha kurushaho kwimenya, kwisobanukirwa n'umugambi w'Imana igufiteho kuruta uwo witekerezaho. Asigaye ndabashimiye ko twabanye. Ndagushima Charlene, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Nawe Imana iguhe umugisha. Mugire ibihe byiza. Shalom shalom. Yego.